ya iyi ndirimbo yahozemo urayizi ya abayizi mwese ndabasuhuje. Nari ngiye kuvuga ngo isabato nziza, ariko nibutse ko uyu munsi ntabwo ari ku isabato. Izi ndirimbo uko ari ebyiri, yabiri ivuga ngo twumvire mwami, ndazizi zikoreshwa cyane mu itorero ry'Abadivantisite muri gahunda yo kuramya bakunze kwita ya saa tanu. Ndazikunda cyane uko ari ebyiri, nizo zitangiza iyo gahunda, ziraryoshye. Hashize iminsi mike cyane dutangiye gahunda yo kwigisha abantu gucuranga piyano. Ni gahunda twifuza ko muri iki gihe cy'ibiruhuko, cyane cyane ku banyeshuri n'urubyiruko, mu gihe kingana hafi n'amezi 2 twabafasha tukabigisha gucuranga piyano. Hari bakeya badusabye ko bitewe n'uko bari kure kugera aho turi bishobora kugorana. Hari umwe wanyandikiraga ambwira ko afite piyano, ansaba kujya nkora video hanyuma nkazisharinga kuri YouTube, hanyuma zikaba zamufasha. Nibyo rero ntangiye uyu munsi, kubera kuri video y'uyu munsi tugiye gutangirana mu isomo rya mbere, ariwe n'abandi mwese mudukurikiye ndagira ngo tujye tubana video kuva kuri iya mbere kugera ku isoza. Bizabafasha rwose mu gihe kingana n'amezi 2. Birashoboka ko waba umaze kumenya gucuranga neza nta ngorane. Nifuza rero gutangira isomo ry'uyu munsi. Ntekereza ko hari ababa babonye piyano bwa mbere ataziho ikintu na kimwe, haba kuri izi keys ndetse n'izi function button. Nifuza rero gutangira mbasobanurira muri make iby'ingenzi wamenya kuri izi button ndetse na keys zo ducuranga, ukamenya uko zikora. Igihe hari ugusabye kugira icyo ukora kuri piyano ukabimenya. Isomo rya mbere riri buze kwibanda cyane kuri izi button zose za piyano ndetse n'izi keys. Hanyuma mu isomo rya kabiri rizakurikiraho niho tuzareba noneho iyo umuntu atangiye gucuranga izi keys, playing keys, azifata ate, dutangira gucuranga dute. Nizera ko tuzabana kandi bizagufasha kugira ngo wongere ubumenyi bwawe. Reka noneho dutangire. Piyano yacu nk'uko muyibona, twasa naho tuvuze ko irimo ibice bibiri. Hari izi button, function button, tukagira noneho na keys ducuranga. Tuvuga ni keys, imfunguzo gutyo. Reka dutangire rero tureba button. Izi button zose zikora zite, tuzikenera ryari? Ngira ngo rero piyano uko muyibona iri kwaka, bivuze ko icometse ku muriro. Umugozi w'umuriro uba hari inyuma. Noneho uburyo tuyifungura just biroroshe. Power off na power on button iba irahangaha. Dore ni iyi piyano yacu. Hari akantu gato koko nifuza kubasobanurira mbere yuko mvuga kuri iyi button funga kanafungura. Iyi piyano yacu, kimwe mu byo mwamenya nuko iyo tuvuga piyano tuziklasa tugendeye ku byitwa PSR. Dore biba byanditse aho. Iyi yanjye mfite ni PSR 950. Habaho PSR 750, 710, 550, ukomeza ukamanura. Ndetse hari n'iziri hejuru y'izi PSR 2100, 200, 300 gutyo. Bivuze ko demo piyano yawe ifite PSR yo hejuru, ni nako iba ifite ubushobozi bwo gukora buhambaye.
iyi yacu rero dufite ni 950. ubwo nawe niba ushaka kugura piano ugendera kuri PSL ukareba uti niba ari PSL 100 umenya ko ubwo ari karite nto, uko ugenda uzamuka akaba ari karite nziza. Narisobanuraga iyi button ifunga no gufungura rero kuri PSL 950 ibiri aha ngaha. Ku zindi nyinshi hari ubwo usanga iba iri ku ruhande mu nguni, bitewe nuko akenshi nka PSL 750 na 710 n'izindi zo hasi, speaker zazo ziba ziri aha hagati hafi na screen. Bivuze rero ko iyi button biri ku ruhande. Ariko nta ngorane, iyi button just ibwirwa n'aka kamenyetso aka ngaka. Musical instrument n'izindi instrument electronic usanga zifite aka kamenyetso bigaragara ko ari aho dufunga tukanafungurira. Hanyuma rero duhere kuri uru ruhande rw'ibumoso bwanjye. Izi button tubona ku ruhande hari yitwa song select. Just aha ni igihe nshobora kuba mfite imizika iri kuri piano cyangwa se isevinze kuri flash disk. Ngiye nshobora kuza aha, urumva muri screen yanjye bahita banyobora ngo mbese ni hehe ngiye. Noneho nkashaka iyo ndirimbo nshaka gucuranga. Akandiko mbese gahita kangeza aho mu bubiko bwanjye. Hanyuma utu button nitwo ntitudukenera cyane. Hanyuma izi repeat tuzikeneye iyo turi ku recordinga, turi gukora style n'iyi record birajyana. Hanyuma aho kugira ngo ukurikire utu tumenyetso ubona ko harimo a play, hakabamo na stop, hakaba next na previous. Utu button tudukoresha iyo turi guplaying indirimbo. Mo hano hari wenda indirimbo runaka, ariko ubwo indirimbo mvuga ni midi. Midi ni style iba yarakozwe na piano. Iyo ugiye kuyiplayinga byandi twita ngo ni amabeat. Iyo ngiye kuyiplayinga just nkoresha utu button turaha. Hanyuma dukomeje duhita tugera handitse style. Tukagira style nyinshi cyane. Style nyine ni injyana. Urugero nk'aha haka agatara ni pop and rock style. Ugakomeza style ni injyana bitewe niyo ushaka. Tugira country. Izi style ni ziba ziri kunanga zazanye nabyo. Hari ubundi buryo tuzabona ushobora kwikorera style yawe, ibyo bita gucura beat nkaba nacura yanjye. Noneho iyo ni just ni volume. Hanyuma dukomeje izindi button z'ingenzi nshaka kuvugaho ni tempo and transpose. Tempo ni tuyikoresha iyo dushaka kwihutisha indirimbo yacu, dushaka kugenda gake. Iyo igenda gake just uraza kuri negative, washaka ko yihuta ukaza handitse positive. Hanyuma tukaza kuri transpose. Abamenyeye kuririmba muzi ibyo ari byo. Transpose ni uburyo ushobora gufungura indirimbo hasi nkongera nkazambura bitewe. Ubwo ndagenda njya hasi, noneho nagenda nzamuka. Nuko nguko. Iyi ni transpose. Hanyuma just ni metronome. Metronome ni akantu kakuyobora kugenda. Ubwo kuri tempo yanjye nshobora kwihutisha cyangwa nkagendesha gake. Hanyuma izindi button z'ingenzi ndavuga aha ngaha ni style control. Izi tuzifashisha cyane iyo turi muri bwa buryo bwo gucura beat cyangwa iyo du creating a style. Ngiye nshaka gukora style yanjye, nifashisha cyane izi button cyane iyo dukora mu buryo bwo guteranya. Ngenda nkora aga style nteranyaho akandi. Nizi to playinga ni start, stop, nazo ni play, ariko dukoresha iyo turi muri ya systeme yo gucreatinga style. Hanyuma hafi na screen urahabona izindi button zikikije. Izi rero zo ziroroshye cyane. Just izi ni nka okay, mba nemeza bitewe ni naho ngeze ngakanda nkemeza. Utu natwo tudukoresha cyane iyo ibyo ngiye gukora nshaka kubyemeza biranga. Urugero nkaha ni style yo nashaka kuyizamura. Urabona
ndakandaho nyemeze hanyuma nizamure. Hanyuma noneho iki kibatoni kinini mubona kenshi tukakaraga, ariko aka just ni scroll, ni nka scroll. Niba nshaka ndihuta nshaka gukanda naka ngaka nkoresha ndi guscrolling. Iyi ni exit, byari birimo nshaka kubikuramo. Numva iby'ingenzi muri uru ruhande rw'ibumoso ari ibyo ngibyo. Reka tujye noneho ku ruhande rw'iburyo bwanjye. Iruhande rw'iburyo hari button z'ingenzi cyane. Reka duhere hejuru button ya mbere ni yanditseho audio player, USB audio player. Nkuko byitwa koko ni USB audio player. Njyewe nshobora kuba mfite audio iri kuri USB yanjye, ubwo vuba ni flash disk naba nakonectinze ahangaha inyuma. Iyo nshaka kuyiplayinga just bitanze ahangaha. Iyo mpakanze muri screen yanjye bahita bampa options zo guplayinga cyangwa ku recordinga n'utundi twinshi. Aka kantu ni ingenzi ku bacuranzi benshi iyo tumaze gukora ya beat kwicura, ahubwo dukenera guha abaririmbyi aka sample bacuranga, ako bacuranga. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo mbashe kubona format ya MP3 ya indi audio ikinika muri stream zitandukanye, mbanza nakora record y'aha hantu, hanyuma piano ikampa style ya WAV nkaba nayiconverting, ariko nta ngorane kuko WAV nkoreyemo hano ishobora kuba yakinika muri stream zitandukanye, mu radio n'ibindi. Noneho aka kantu uzagakenera cyane igihe niba uri umucuranzi cyangwa namwe dutangiranye, igihe uzaba ugeze kuri level yo gukorera abaririmbyi amabeat, aha hantu uzahakenera cyane. Ukanda hariya kuri USB audio player, hanyuma ukaza kuri record, ngahita ncuranga kuri twa button twabonye kare nka playinga, hanyuma piano igatangira ku recordinga ya music yanjye, hanyuma ako ka audio nkuyemo kagahereza abaririmbyi. Murakoze. Noneho tuzi kuri voice. Turahabona button twinshi cyane, ariko just izi ni voice amajwi. Urugero hambere ni piano. Iyo ushaka gucuranga piano nzamo hano. Ukuvuga ngo hari piano tubona ari piano pire, nta yandi majwi arimo, ariko iyi yacu ibyo yifitemo voice nyinshi cyane, ku buryo niyo nshatse gucuranga gitari ushobora kuyicuranga ahangaha nta ngorane. Gitari ikaba yavuga rwose, gita ikaba yavuga, nabyumva bango ahangaha ngewe bitewe nibyo mpinduye, numva nk'iyo ni gitari gitari. Noneho ushobora kuza ahangaha hari organ n'ibindi byinshi, drum just ni ingoma kwako ndishaka just iyi piano ibi gifitemo byose. Izi rero ni voice, bitewe na voice nshaka gucuranga ni. Ariko twebwe aho dutangira gucuranga, aha duhereye tuzakenera cyane gukoresha just piano. Hanyuma utu button tundi turi munsi ya voice just twitwa voice control. Ni kwa kugira ngo ndyoshye ijwi ryanjye, ijwi nshaka ko riryoha. Nshobora kuza ngashyiramo agatouch, ngashyiramo mono, ariko ngewe nkunda gucuranga nafunguye touch, sustain ndetse na variation. Mba numva bisoundinga neza rwose, mba numva bivuga neza. Mba numva bisoundinga neza. Hanyuma munsi gato tuzana tundi button dukeya twegeranye, part select. Utu dukoresha iyo dushaka kwakompanya voice nyinshi. Ushobora gukoresha voice nk'ebyiri mu ndirimbo runaka. Ubwo rero ndareba aha kuri right 1 ngashyiraho voice, hazana right 2 nkayikanda, nkemeza voice iraba iri kugenda backing. Ngewe ubwo hamfitemo
urumva harimo amajwi abiri, harimo strings and piano. Ndumva iby'ingenzi twamenya kuri buttons za piano ari izo ngizo. Sinzi niba hari button naba ntasobanuye. Icyaba gikurikiyeho noneho ni iki gice cya playing keys. Izi ducuranga, tuzicuranga dute? Ibyo rero tuzabikomerezaho muri video y'ubutaha. Mbese hari button wumva tudasobanuye cyangwa tudasobanuye neza, byandike muri comment box. Muri video y'ubutaha tuzahere kuri iyi button twisobanura. Nizere ko tuzabana turi benshi, ndabararikira kuzakurikira video y'ubutaha, nibwo tuzatangira kumenya ngo mbese iyo ngiye gushyira intoki zanjye kuri keyboard ntangira nte, ni gute dutangira gucuranga noneho indirimbo. Nizera ko izi video zizabafasha. Niba ubona iyi video ari nziza uyikunze, kanda like kandi ntibibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment box. Nizere ko ibijyanye na subscription mwamaze kubikora kugira ngo video yacu igiyeho mujye muyibona ako kanya. Mwakoze cyane, naho utaha.